Welcome back on the Media TV cyangwa se Yana Media TV. Ndagusuhuje wowe udukurikiye ure ahariho hose ku isi mu bice bigiye bitandukanye, bishobora kuba ari mu gitondo, ku manywa, ni mugoroba se cyangwa se ari nijoro, biraterwa naho udukurikiye wibereye. Ndagusuhuje rero kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Jewe uri kumva ndi Jimmy Gilbert, ariko televiziyo ukurikiye yo ni Yana Media. Kuri screen zayo muri kuhabona icyamamare. Bro, ibintu ni fresh. Ni cyane ariko urakeye. Ni bisanzwe. Amafaranga yarabonetse. Byaje gucamo. Gafaranga niwe wahise asubiza Irene ati nsigaye ndyi wawe se. None nawe usigaye uryi wawe. Uko biri rimwe iruta zeru. Nibyo koko muramubona rero, yitwa Lamberto CK original cyangwa se nyawe. Yose anga yose nayange iryakorohera wajye nyita ibyo ngiryo. Agufite amazina menshi man. Ufite amazina. Ngo biterwa n'ibihe umuntu anyuramo. Ikaze cyane man, turakwishimiye cyane kukwakira kuri screen. Bamenyereye kukumva hanini, rimwe na rimwe uri gukora ibiganiro batakureba, ariko uyu munsi baragufite kuri screen. Ibaze ko rimwe ba mbere mu hostings. Isura yanjye bagiye kuyibonera kuri Yana Media TV. Abantu badukurikiye bashatse batera haleluya. Niyo mpamvu rero nyine tugufite nk'umuntu n'undi umunyabwenge cyangwa se umunyabumenyi. Uyu munsi n'ubundi hari akantu nshaka ko tuganiraho, kubera ko dukunda kumva utuntu twinshi nyine tugiye dutandukanye tukuvamo. Ubundi wowe ikintu cyitwa ubwenge urakizi? Ndakizi cyane ko uvuze nk'umuntu w'umunyabwenge. Kose hari umuntu wundi utazi ubwenge. Ubona ndi umunyabwenge? Niko tukubona kandi n'abakunzi ba Yana Media barabihamya. Iyo urebye ubwo uri kubona afite ubwenge. Se kubushidikanyaho nkaho ntabwo bro. Cyangwa se ufite ubumenyi? Byose ndabifite. Ufite ubwenge n'ubumenyi? Byose ndabifite. Ese ubundi ubumenyi n'ubwenge bitandukanira kuki? Reka mere ku bumenyi. Ubumenyi iyo ugiye kwiga, iyo ugiye mu ishuri ukiga siyansi, ukiga ikinyarwanda, ukiga amasomo atandukanye, ukiga computer science, ukiga multimedia, ukiga MCB, ukiga iki? Ukiga imibare, ukiga indimi, urimo urahaha ubumenyi. Yes. Rero abantu bose ntibafite ubumenyi, ariko bashobora kugira ubwenge. Ko biragoye kugira ubumenyi udafite ubwenge. Bivuze ngo ntabwo ushobora kugira ubumenyi udafite ubwenge. Aho ngaho ntabwo twaza kubyumva kimwe. None se kubera iki umuntu ajya kwiga? Sibyo? Ajya kwiga yabanje kubanza gutahura yuko afite ubwo bwenge. Kuki umuntu abo wanyuma undi akaba wa mbere se? Wenda nuko wabaye wanyuma hari ubwenge aba yageze ubwo guhugira mu bindi. Ubundi byo kuba yashaka ubumenyi ntabyitaho kuko wenda hari ubwo afite. Bivuze ngo ushatse kuvuga ko ibyo umuntu ahugiyemo ari ubwenge. Ibyo umuntu ahugiyemo nibwo bwenge nyine. Ubwo rero ukumbwira ngo wenda ngo wagiye nguriga, kuko nase nitujya tubona abantu bashobora kuba ubumenyi ni ukumenya nyine. Bituruka ku nshinga kumenya. Bivuze ngo umbwiye ikintu ntarinzi. Yego. Urumva? Niba nkubwiye ati iki ni icyaha we gikora, yes menye ko ari icyaha. Urumva? Ubwo ntabwo nzongera kugikora, cyangwa se nongera kugikora nzatamenya yuko ari icyaha, ariko nubwo nyikoze ko nkoze amakosa. Ubwo ni ubumenyi nyine. Ni ukumenya ikintu nyine utaruzi. Ubwo nibwo bumenyi. Noneho ikintu cyatumye umenya ubwo bumenyi utaruzi nuko ufite ubwenge. Udafite ubwo bwenge se wamenya ute ko icyo kintu nyine icyo kintu ukwiriye kukimenya? None se umuntu uba ufite nk'ubumenyi runaka akavuga ngo ngo nungutse ubwenge, kandi twari tumusanzweho ubundi bumenyi. Icyo gihe mbere y'ubwo bumenyi nta bwenge aba yari afite. Ahubwo wowe banza usobanukirwe ubwenge ni iki, ubumenyi ni iki. Ubwenge ngo yungutse ubwenge. Oya nyine turimo turaganira, ntabwo ari njye uri kubaza, turi kubazanya. Banza usobanukirwe ubwenge ni iki,
hanyuma ubumenyi ni iki? Ngo nungutse ubwenge, yes nungutse ubumenyi. Nyine manzi sobanukirwa ubwenge ni iki, ubumenyi ni iki? Njye ubwenge nemera ko bukora nyuma y'ubumenyi. Ubwenge bukora nyuma y'ubumenyi. Niko mbyemera. Niko ubyemera ute? Side yawe ni iyi. Bonge nkuko nabivuze, ubwenge bukorana n'ubumenyi. Birakorana. Uko ngo ushobora kunyigisha ikintu ntarinzi nkakimenya, ariko noneho nakushobora no kutakimenya, kuko igituma ukimenya ni ubwenge. Sinzi niba ubyumvise. Igituma umenya icyo kintu, umenya ubwo bumenyi, umenya icyo kintu nyine ni ubwenge. Bivuze ngo udafite ubwenge na cya kintu ntiwakimenya, bwacya mu gitondo wakibagiwe. Icyo kintu kukimenya si ukwisevinga ku bwonko. Reka tubanze dutekereze kuri iki kintu. Abantu nyine bari kuri iyi si bafite, reka mvuge ngo imitekerereze itandukanye, bafite gufata gutandukanye. Uzare no school cyangwa se kwiga, hari umuntu ufata vuba, hari n'umuntu ufata ari uko asubiyemo kabiri. Umuntu ufata, ari n'abantu basikaninga kabisa, agafata ku kibaho just gusikaninga byonyine. Ko hari nundi noneho hari nundi noneho ugatangaza. Umva se hari nundi noneho ufata cyane, ariko noneho bikamutwara nk'umunsi umwe arimo arasubiramo cya kintu, ariko noneho hakaba nundi naho yasubira mu kwezi ahita byibagirwa. Urumva rero abantu bafite gutekereza gutandukanye. Niyo mpamvu abantu bamwe usanga kuki se abantu babajyana mu bitaro by'Indera. Icyo gihe byandi nahoze nkubwira nyine ni ya capacity. Abo se tuvuge abari Indera bose, abari Indera bose nuko ari abasazi. Abarwayi abafite umuga jambo abasazi ntabwo rikemewe. Bavuga abafite ubumuga bwo mu mutwe, sibyo? Abahari bose mu mvugo nziza ni abasazi. Nose mvugo nose ngo nukuba ngo umuntu afite ikibazo ngo cyo mu mutwe, niko afite ubumuga bwo mu mutwe. Ushobora kugira ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe, wenda utera umusatsi. Umusatsi utera nyine nguze usoke. Sara abantu se ubona batagira umusatsi. Ubwo nawe tuvuge ko noneho nawe afite ubumuga bwo mu mutwe. Oya, wowe ufite ubumuga bwo ku mutwe. Bwo ku mutwe. Kuko bubera inyuma ntabwo bubera imbere. Noneho uwavuyemo ijisho wese afite ubuhe bumuga? Warivuyemo ariko yaravutse arifite. Afite ubumuga bwo ku jisho. Ubundi se ku jisho ni mu jisho ni? Ku jisho naha tubona nyine physical, sibyo? Noneho mu jisho ni imbere nyine hatereye insi. Bana tudu umuganga ibiro zabibaze Samu. Reka tuzabaze Samu na Bosco. Umunsobanuro y'ibihishwe bakatubwira. Ariko nyine yego nyine ni abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe niko bimeze. Reka nkubwira, akenshi ibintu twita ubwenge n'ubundi n'ubumenyi cyangwa ntibunaba. Ahubwo ubwenge ni buravukanwa. Reka mvuge ko buvukanwa. Ubwenge buravukanwa. Ubwenge buravukanwa. Ko ninjya kuvanga ubumenyi ngo nukuba ngo nukumenya ngo ibintu ngo byo hanze, uko hari abantu badafite ubumenyi bwo mu ishuri ariko bafite ubumenyi bwo hanze. Ubwo bivuze ngo buri muntu wese uvuka aba afite ubwenge. Umuntu wese avuka afite ubwenge, hanyuma bigapfira kugira ngo tubone bandi noneho buba budakora. Bishobora gupfira mu miryango, uko yavutse, aho yavukiye, n'ibyo yamenye, naho yakuriye, n'ubuzima yanyuzemo. Nibyo nyine bishobora gutuma uvuga ngo uyu muntu afite ubwenge cyangwa nta bwenge afite, cyangwa se afite ubumenyi cyangwa ninjije. Ese nta muntu ushobora kuba adafite tumaje kubona yuko ubwenge buri muntu wese abuvukana, ariko hari igihe tureba wenda bitewe n'ibyo tubona nyine hanze ahangaha, tukabona wenda hari umuntu ushobora kuba wenda budakora cyangwa se bukora rimwe na rimwe, ariko ubundi nta n'ubumenyi afite. Abo bantu bo ntabwo babaho. Ongera subiremo. Ko nyine ko dushobora kuba tugira abantu bataba bafite ubwenge nta n'ubumenyi bibitse, birashoboka.
umuntu se ashobora kubaho nawe umenya afite nta n'ubwenge afite, ntabwo yaba ari umuntu. ese ubwo siyo mpamvu nyine dufite aba ngabo twari turi kuvuga nyine bafite ikibazo cyo mu mutwe. Bajya bavuga ngo n'umusazi amenya nyina. Kuki amenya nyina? Ubwo bivuze ngo rero baba batujijisha. Umuntu wese witwa umuntu afite ubwenge. Ikiremwa muntu cyose gifite ubwenge, nta muntu ubaho utagira ubwenge. N'uwo wita umusazi afite ubwenge. Ese ubundi Rambe, ubundi umwana ni ubwenge agira cyangwa se kwa kundi bavuga ngo umwana arivukira, sujye ubyumva? Ubundi koko imico akurana ayikura kuri nyina na se? Ngewe aho ngaho dushobora kudahuza n'abantu cyangwa ngenda avuga ukuntu mbyumva, ariko reka mfate reka mfate ko 100% abikura ku babyeyi. 100% akivuka. Yego. Bivuze ngo ubu ukuntu witwara nyawe oya wibyitiranye. Kuva ataragira ubwenge nyine bw'umuntu mukuru akivuka, aba afite suruse ya hafi 100% zituruka ku babyeyi. Akiri mutoya akibyarwa kugera nko ku myaka ingahe se ngo atangire kuba we none? Biragoye. Ntabwo ndi umuganga mu bijyanye n'ibyo bintu, ntabwo turi impuguke nyine, ariko nyine ngewe nkize uko mbyumva nyine. Nkuko twari turimo turavuga ibintu bijyanye n'ubwenge n'iki byose, aho ngo haratakurikiraho uburyo uwo mwana yakuze. Ashobora gukurira mu buzima bugoye, cyangwa se agakurira mu buzima buri nuze bworoshye bwo kwirirwa mu nzu, kurara mu nzu, adasohoka hanze, ku buryo ari n'abantu ushobora kujya nk'imyaka nk'umunani aba mu rugo atabona ahantu hanze, atazi uko akitwara aba mu nzu. Nidufata wa mwana rero ufite imyaka 8 wakuriye muri ubwo buzima, tugafata noneho n'umwana ufite imyaka 8 wavutse guhera ku myaka 5 cyangwa 3 ajya kuva agiheko ajyana na nyina mu muntu ze mu murima guhinga. Umva uwo mwana w'imyaka 8 n'umujyanye na wa mwana w'imyaka 8 noneho wakuriye mu buzima bugoye, ntago bazanganya ubwenge cyangwa se ubumenyi nk'uko twabivugaga. Muri abo bombi ninde IQ izaba iri hejuru cyane? Urumva kubera ko turi ku isi n'ijambo ry'Imana rivuga ngo wasi ubonye ishyano, kubera ko umwanza bivuze ngo isi ni ibibazo. Bivuze ngo utabaye mu isi y'ibibazo ngo ikwereke ibyo bibazo byayo, nyine isi kwereka ibibazo byayo nyine ngo bimenye. Ntabwo uramenya, nta kintu uramenya. Biragoye nyine kugira ikintu umenya. Nawe wemezanya na babandi bavuga ngo isi niwe mwigisha mwiza. Isi niwe mwigisha mwiza. Bivuze ngo wa mwana kuri mu muryango utuma nyine atamenya ibintu byinshi, adasohoka hanze ngo amenye ngo umuhanda ukora ute, gukina n'abandi bana bifasha iki, nukina n'undi mwana bakubita ibuye amenye uburyo nyine bigenda, niba gukubitwa ibuye bibaho amenye niba. Ariko mwana ibyo ngibyo abibona muri filime. Umwana wirirwa kuri televiziyo afite internet aho ngaho. Filime ni yuri umwana n'igihe bariya ukiri umwana se warebaga filime ukavuga ati ira televiziyo wayimena nkinjiramo imbere. Bivuze ngo abatarabigira ubwenge nyine bw'ubukuru. Abatarabishyira filime ni filime. Ariko icyo gihe nawe nyine atangira kuviva yuko ibyo bintu bibaho utese. Ntabwo bishoboka. Urumva wa mwana wakuriye mu buzima bugoye wenda azamenya ati nshobora kugwa hasi nkacika igisebe, bibaho koko. Arabimenya ariko ndabibona muri filime man. None se ujye ubona abana barwana, ushobora nyine kugenda ukabakiza, ariko mu by'ukuri ubwo wabakijije hari ikintu gikomeye bigiye muri uwo murwana. Umwana naza akubita undi box undi akarira, wa undi urizahita amenya ko se burya habaho kurwana ku isi. Burya umuntu ashobora gukubita box nta n'ikintu mwagutwaye. Wa muntu urazakura arinda agira n'imyaka myinshi, urumva azi yuko
kurwana nyine ari ibintu bibaho kandi umuntu ashobora guhemukira nta n'ikintu yagutwaye umuntu akaza gutya nyine akumva nyine arakwanga akumva yakwica akumva nyine nta kintu umaze akumva yakugambanira ibyo byose nyine ni ibintu bituruka nyine ku bwana nyine bimwe nyine twari turimo turavuga ibi ni ibintu bibaho cyane rero. Yes, murabyumva rero abakunzi bacu nyawe mwari mumukumbuye kandi ndabizi ko mumukunda cyane. Hari n'abatari bazi ko azi gutera story bigeze ahangaha siko bimeze ubu ngubu nifashe cyane nabaye seriye ase bavuga ibintu by'abana n'iki nyine ukabura kuba seriye. Ubu ndabizi hari umuntu hariya udukurikiye isavuga ngo watuba bari ukirekura barahari benshi cyane ariko nyine ubwo nzirekura ubutaha bitewe na topic tuzaba turiho. Alright, rero abakunzi bacu turakomeza kubashimira ndetse no kubashishikariza gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu kuri YouTube nyine amaze kumenyera ni Yana Media ndetse no ku zindi platforms mugenda mukoresha mwadushaka mukatubona. Turabashishikariza gukomeza kugira gute gukora subscribe gusharinga ibiganiro byacu haba kuri Facebook Instagram hose nyine ni Yana Media ukabisangiza abantu nyine kugira ngo niba urakora subscribe ubwo ufite ubwenge cyangwa se niba warayikoze ufite ubwenge nawe ugiye kuyikora ufite ubwenge Imana ibumugisha. Ubwo reka dupepera abantu bari basanzwe bafite ubumenyi gusa murakomeza kudukurikira kuri platform zacu zitandukanye. Wowe wakoze subscribe turagushimiye cyane kandi nawe wari udukurikiye. Ushaka kuvuga ngo yarayikoze ngo reka yongera ayikore bayikora rimwe ikorwa rimwe gusa wowe wayikoze ubona handitse subscribe ibyo ngibyo nibyo sawa nibyo dushaka gwakanda kozugira kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byose tugira na umunsi ku bundi. Ahubwo wowe udukurikiye ari ubwa mbere nawe kora subscribe maze ugende utumira abandi nka 5 byibuze sibyo kugira ngo butaha nabwo bizatere kuri zo komeza gukora ibiganiro byiza cyane. Rambe sinzi rero niba twasezera abantu tubasezere. So rero abari badukurikiye turabashimiye cyane kandi nawe Rambe turagushimiye. Nanjye ndabashimiye cyane. Imana ikomeze ibaho umugisha. Jewe ndi Jimmy Gilbert, reka twongere tubonane mu biganiro byacu bitaha kuri Yana Media. Ciao ciao.